ariko se wacana we cyanjye wazajye woga koko uzagira ubumuga koko bizahereza hehe usko bikase koko nzajya mukubita koko sinakwica kandi ndagukunda ntabwo wibuka ko ari wowe fura yanjye ndashaka no kuzakujyana mu ishuri urimo satani ntabwo ari gusa isuku ituma uzana ibitama binini Yesu we nsobona ko n'ikiyo kugitamira ntibikunde kubera akanwa gato kandi ni ukubera umwanda ndavuga ariko jya wiga kuvuga vuga data iki vuga cyane kuko si ibyo wikoresha data zari amagi wowe ujye woga Tugiye gusura rwa rusaza rufite urwana rubana n'ubumuga. Ufite umwana ubana n'ubumuga. None urugira umwanda. None urugira umwanda pe. Umwanda wa Genda asa neza buno. Arabura gatori ubundi bukweke atajya atinonda we. Twahageze dore na. Mwiriwe haryo ubu ni mwiriwe. Ntabwo mba mbizi. Ubusa n'urwana rubana n'ubumuga ntabwo. Urwana se mwicare mbazimanire. Kome. Ariko jya usuhuza abantu. Imyaka 17 abana banjye mwe rero muje gusura umusaza bita Kivamba neza ngira umutima cyari cyana kikirwa cyana cyese ko kibana n'ubumuga ndebera we narinde kubimwigisha Ikibazo nuko mbona nawe bisa naho nawe uje kumbangamira urajya ngo ngomeze kwiheba koko Jesus is Lord koko nta kintu amafaranga y'iki gihe ari kuva he ngo ngure imyenda ruri kunkoraho ubundi se uwo kibyaye kuwuhe mubye reka mbabwire impanuka zambayeho namwe zabaho nimba ari intanga oya nta mpanuka nawe ntabwo umugirira isuku ureba ari kwikwatagura ndeba ipataro yambaye nase wakoze umusaza nawe wabona ufite intanga zagoramye ni gute umuntu muzima byari cyane kimeze gute ubu se umuntu agira intanga zagoramye gute ntabwo ko mutangiye kunyaguhaka kandi abanyamagambo twatuje kwisura yegora turabona kuna kakana ari akanyamahoro wenda ndakugarukiye uyu mwana nyine ibyo ngibyo bibaho ndabizi hari aho ugera ibintu bikaguca mu isi kakaragera ku mutwe nanjye mba mbizi bimeze neza none se ko uri kunyirebera umwana wanjye w'umunsi w'ifura uri kuvugana na kintu cyana gifite ubumuga ariko buri somo ushaka kuzambangamira reka tugende nkwereke uvuga ko uragira ngo ashobora kuba abikoze utabishaka abikoze atabishaka nabyo birashoboka wazajya uvuga neza ukamutaka ko nanjye byarushaho kugira ngo nakomere umwubaha umuguyaguye nawe bizamwongerera iminsi yo kubaho none se reba nk'ukuntu muteje abantu kandi ruriya ni urubyiruko rwe barangana uzi ko najyaga kwa nuze kongera agaca k'inzonyo forowaziya atwite hari aho ugera ibintu bikaguca mu isi kakaragera ku mutwe wisubireho no munsi umutima ndi buteke ntiwabonaho urumva dusubire noneho urashize none cyawe nyine tumwugo tuvuka nari mvuye kumubwira ngo ngasonga ubugari reka nta kindi turi asonga ubugari abuha iki turabazibana umutima turawugaragara gusura ubu no muntu wagoramye izosi kandi iki cyana gifite imigina mu maso urabona oya yaragora iyi nkweto koko inkweto naba w'inzobe
urya inyanya buri munsi ukaba inzobe nawe utangiye gufatanya n'isorore nyine none se ariko nawe uzajya ureka kwiruka bidende basi nanjye ubwo iki ni igiti waba wamuguriye kuko nawe numvise ariko nawe umenye muhanye ubwenge mu mutwe Mana nyagasani mvuganira numvise ufite umunwa munini ariko viye aba bakinga baturutse dore ibi bibiri nibyo biri ku mparata ariko aka kana nubwo karashya amateke ngo nimba nguri muri umuna wiwe umwana wacu ngaresha n'amateke ndesha n'amateke njyewe ngiwanyu samuri wanyu wirije umwana wanjye reba urunguru rwarebye hejuru nk'imifuka no tuvuga ibigoramye inkoni karakara reba oya reba urayikoraho igatabuka wica umwenda w'umwana wagendewe oya noneho nabagarukiye uyu mwana ni reka nze ndebe ko kivamvari wa mutima yawuhishije ariko se nawe ndabona ari kimwe yure ni ukugenda yo byamenetse mumbabarire byamenetse byose ahubwo ni mwitaye gusa turavana tutariye mwankoreye ubundi mwankoreye ariko umwanda wawe ntawe ari kubyemera wandagare mu muhanda cyangwa wandagare muri wese wa mutima nyiramariza arawumennye ese wabumbuye hano narwaye imbasa imbasa mwihorere ntabwo mwumvise imbasa ntunkoreyo nawe umeze nk'awa mwana wawe ntabwo uno munsi muri butahe muri si mwazaga ntabwo dutazi harangije ibintu bikagucanga sinda bikaragera ku mutwe ntabwo mwandenza turarara reka ndarimbizi ko nawe watetse umutsima winkoraho umeze nk'umwana wawe winkoraho atanyanduza imbasa se ko zirwara umuntu umeze nka ruriya rugoryi rwawe rw'urugori wakabaye ufite umwana wakabaye warateye cyane cy'igisazi urabona ukuntu muri kubaha ku muntu yababyara sinakwiyemye kugenda umurikira kumbura navuga sha amabanga menshi nayo nahije niba mbona nanze kuvuga ibyumba byo utabigiye ntabwo nshaka kuvuga umva cyangwa sha nibyo uri kwikorera nzandishisha byo kugira ngo atazabimenya amucishisha se we kugira ngo habe icyo ari yasubira umupira nuko nari ngiye kugura icyuma hariya kwa Mucoma reka nze mbeni yabona ndabura muhungu ariko ntukantware nawe uzi ko imbasa nako yafashe mfite imyaka 5 ubwo rubasha ruzakira uzakira ryari se ngiye cyomba tuzajye yageze no mu muhogo ndakumva buri gihe sibyo ndagiye ndi kumena cyane na cya gipeti frere sibyo cya kigine cyawe cyajyana cyawe gifite harya ni farazi ya ni kindi tuvukana mani ni Matiyasi koko usibintu sanze kiravuga ku rufungu kurusha umupfu n'umutwe kiravuga umwana wanjye arakiza koko kiravuga ahubwo nibyo cyikoreshaga cyose ubwo ninde wawe nibyo yikoreshaga nibyo cyikoreshaga 15 yose agikoresha sinzi ko nabyo kuzimitwe cyakora cyetse ninebonera ari kuvuga ariko ndakuramya wa mana ndakuramya ureka twebwe tugende tugikubite nk'ishinga makumi kubite kandi kivuze ahubwo turanezerwa tuvuga ati imana yo mwisho urakaramura akabyara ahungu nakobwa turabura kugitata musurumbi cyahise kikora turagisyoyora nani niko cyatubeshaga tugahinga twenyine n'imana yabigikishije twari turose duguti tuzabikira imana yabigikishije uzikira amasura yaranyisha so kubera kujya gusenga haraye tumuha bwe tugende ku kirere tugende muze tugende mwanya kureba imbasa yawe imbasa nyine none se imbasa twayikorera
ubanza kiri no gutera ubwo sigira urimo biki buri kigendo uzanira umuba w'inkoni hano ngare ariko nzanira inkoni ariko uganira kwihishamo uri muzima koko ukaba unateta tugahinga imishyitsi tugahinga imisozi tugahinga imyumbati n'ibishyimbo utwihishamo ntabwo ndi muzima akabwira ikibereka wiganzanira inkoni fiye ntakizanye shyira hano fate direct tugahinga imishyitsi n'iki twatangiye cyangwa iki wanjye twatangiye rwose ndi muzima ndagenda wakongezamo cyangwa oya yapfuye urabona byabaye ntabwo wowe wakubise cyane niwe wakubise cyane iki cyana cyawe wakubise cyane icyana cyawe njye nta nubwo bindiho duhamagare matiyasi ariko buri urabona inkoni zose umukubise urazibona koko matiyasi imana imbabare akavuga yewe wakubitaga mu gihe menye ubwawe nojya njye nakubitaga ku mabuno w'imbeshyira Wilson mwana wanjye urajya ngo bafunge koko ubu se sigaje imyaka ingahe urabona nyibaye muri gereza nazabaho matiyasi mbabarira uvuga twakishe bikubeho twakirangije bikubeho matiyasi ubundi cyari ikigo cyaratubeye ongera wambike ingofero n'uyu mwanda hagize abantu baza banaduseka arahagurutse Wilson mwari kumwe ibi ni ibiki mbona byabyana nta kumbi nzi ko byatashye none byasinziriye byagenda neza inkoni nako ibanguka nkwereka ukuntu intama zambarwa banguka fatanye tubyice